reka bashimire mbifurize amahoro y'Imana yawe tonetse nk'ibisanzwe uje kubaha amakuru atari maremare n'ubundi n'ingingo 3 ngiye kuvugaho kuki FDLR igarutse umwambaro mushya Kigali ikaba itewe ubwoba n'ibingibi ese kiba kwa imaze koko bigenze gute k'ibintu bihinduye isura hakaba hatakivuga Wazalendo ko igiye gucecekwa nicyo nje kuvuga nje kuba kuri izi ngabo mubona zidasanzwe zamaze kugera ku kigo cy'imirwano ndetse hakaba hari ibintu bimaze guhinduka mu masaha make ariko kandi bandi batizezwa kandi oyi kutatubwiye niko bimeze nje kubihamya iyo video mubona ni yawo basirikare ikindi ngira ngo mbabwireho nje kubisobanura nje kuba ku myirwano yabereye Nyiragongo ndetse ndagara kuri umukoloneli wamaze kwicwa wa RDF hano mu Minembwe gusa ikigendanye na Seserufe mu kitondere iyi ni amanevre de distraction Abahutu bakomeje gushega mbona umwanya ndabigarukaho turaza kubikora mu kiganiro kirambuye kuko uyu munsi turaza kujya kora live gusa mwihangane nanjye ubwanye ndarwaye ariko kandi kuba maze iminsi bamaze byagenze gute kutagikora ibiganiro neza cyangwa ku gihe reka mbivuga nagize ikibazo narwaje abana ndetse bose bajya mu bitaro ubwo rero ni ikibazo kitanyoroheye nubwo umwanzi yandashe ariko shitani zatsindwa kandi mbibabwire ubwo nkeneye amasengesho yanyu n'ibindi hanyuma rero ndumva aho ntago mbirenzaho ariko ntago tugomba gucika intege bibaho gusa ntago kandi nuko benshi mwabonye kubimbaza ntago mbashaka ko amakuru yandi n'umwanzi ajya kwishima hejuru y'abantu oya siko bimeze kwikomereze ndumva icyo cyumvikanye nisemo kwivugira muri rusange kugira ngo n'abandi bibaza byinshi cyangwa se bagumye kunyarikira muri benshi mu byumve kandi mumenye ko ari icyo kibazo ntago cyoroshye kuko ari byinshi ntavugira reka rero twikomereze reka dukomeze ndagira ngo manze nje ku ntangamarara ebyiri intangamara ya mbere ndavuga kuri nyuma yo kuraswa cyane bikomeye ndetse ndavuga RDF kagatu k'amabandi Amerika yahisemo kongera gusaba Seserufe nkuko nabivuze iyi ni ya manevre de distraction iyo barashwe igihe cyose bagomba kureba ukuntu batinze urugamba kugira ngo ibintu bagende babizinzika ariko kandi ndahamagarira ingabo za Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo FDNB igice kimwe cya FARDC kitari abagambanyi uyu rugamba kwemera kwihuta kufatanye rukajyaho rwaturutse rwose uyu munsi w'ijoro ryakeye ndetse n'uyu munsi turimo bikomeje uku araba ari ukwesa imihigo kandi myiza yo gutabara akarere by'umwihariko abanyarwanda rusange ndetse n'abarundi kuko nibo bagiraniwe cyane ubwo rero iyi Seserufe nimwe agaciro Amerika niyo iri nyuma y'intambara ndagumye kubivuga ndihuta cyane nkuko mubibona Minembwe hari umukoloneli wamaze kuraswa uyu Colonel Mustafa akaba yamaze kuraswa yaratiwe mu Minembwe ubwo bamushyiraga imbere ku gihugu cy'imirwano bavuga ko ari we murwanyi ndetse akaba ngo azi kari agace amenyereye kurwanira ku butaka aha rero ntabwo Wazalendo murebe izuba bahise bagira gutya bamukubita ambiscade akaba yapfanye n'agakundi ke kose ntabwo bitindaho ndaza kubigarukaho gusa twihutire ku ngingo yacu ya mbere hari umuhutu umwe washimuswe ngo ntabwo mugarukaho cyane ndacyakurikirana ngo menye hari ugushimutwa hari ukuripotinga ariko ndacyakurikirana gusa amakuru mfite ibanze arerekana ko yashimuswe muri hano muri bya Sadeke ndaza kubigarukaho ni munyemerere mpita nihuta tutarenza ya minota yacu 8 cyangwa 10 twihute ndahita mpera ku ngingo ya mbere Rucuro Bambo hakaba habaye ejo igitero kidasanzwe guhera ku isaha ya 4:15 icyo gitero RDF kabara so itangazo yuvuga RDF mbavuga yise 23 hariya muri DRC kandi ari RDF ubwo igahita itangazo ivuga ko ngo ari Wazalendo ngo yayiteye iyi wazana ko ngo ari RDF yayiteye aha ngaha mbibutse ko Rucuro Bambo ntago haba RDF ntago haba FDLR nkuko bivugwa ntago n'umuvugizi wayo ariko kandi bikavuga ko hacucumwe abasirikare benshi ndetse ba RDF hanyuma iyi
RDF yo muri Kongo yita M23 igasohora itangazo ngo ngiri kurwana na RDF, ngiri kurwana na FDLR ngo ntago ari wazalendo. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Kuki FDLR yagarutse mu mirwano? Kuki FDLR ariyo ubungubu iri kuvugwa hatari kuvugwa wazalendo? Ibi hari amakuru yamaze kujya hanze. Nkuko mubizi hariya amakuru dufite muzi ko ari General Dominique cyangwa se Domi ukunze kwita Domi uyobora ukontorora hariya. Aka gatsiko gajo kamwisukagaho yagahasa umuriro atarebye ku ruhande, ndetse haza gupfa abasirikare benshi. Nyuma baza kujya ahitwa Nyiragongo. Aha Nyiragongo naho byaje kuba bibi cyane. Byari biturutse hano Rucuro. Iyi Rucuro bayirasiwemo, ndetse bibamwa ko ibintu bimwe babivamo, bose bamanuka baza Igoma. Igoma rero haje guterwa. Hatewe gute? Kuki hatewe? Ahigoma ahitwa Nyiragongo ndetse na Mugenga cyangwa se nta Mugenga haje haraswa nande n'abawazalendo. FPR itisohora itangazo cyangwa se RDF M23 Kongo itewe na FDLR. Ese FDLR ko twamaze kumenya ko ari abasaza n'abakecuru nibo bari gutera se bakaza hano Igoma? Ikindi ntabwo ntekereza ko FDLR ifite inyungu mu kurwana hano muri Goma. Nta nyungu bifitemo, kuko inyungu zayo ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko FDLR ntekereza ko yakabaye buhora abanyarwanda. Ndumva FDLR nta nyungu, nge niko mbyumva, ifite zo kurwana muri Kongo. Nta nyungu FDLR ifite zo kurwanira Igoma, urumva? Ntumva rero ibingibi mwabonye ko noneho ikitwa wazalendo batakikivuga. Iyi ntambara ikaba yatangiye isa ku isaha ya saa 5. Hari saa 5 z'ijoro nibwo intambara yatangiye. Ubwo yavaga Nyiragongo muri ijoro rikeye, hanyuma RDF igasohora itangazo ngo FDLR ngirayiteye ngiturutse Nyiragongo. Nyamara tuzi ko Nyiragongo ibamo wazalendo. Ntekereza ko FDLR nta nyungu ifite mu kurwanira Igoma. Inyungu ifite mu kurwanira Rubavu, inyungu ifite mu kurwanira Musanze n'ahandi ku butaka kuri teritware y'igihugu cyacu. Ubwo rero niyo mpamvu ngewe mpakana ibyo, ntabwo n'umuvugizi wayo, ariko amakuru mfite nuko ahubwo batewe n'abazalendo, ntago ari FDLR, cyane ko batubwiye ko bayimaze. Naro nikemeza ko hasigaye 1,000 abakecuru n'abasaza. Byumvikane ko ntari hari na cyaha yagihanaguwe. Ubwo rero ni ukubeshyira FDLR, ahubwo wenda hari byabaye ku butaka hakuriro. Twavuga tuti wenda ndwa rubyiruko b'abana bashaka gutaha, bagataha bemye badapfukamye, ariko nabo si ibyo zina. Tuzi ko iryo zina rihabwa umuhutu wese, ariko mwitonde ibintu bigiye gusobanuka. Hari ikigiye gusobanuka muri iyi minsi. Imana ikomeje kugenda ihishura byinshi. Naho byo kwiraza Nyanza ngo bateye na FDLR, ibyo mubireke. Ni ibisasu bakomeje kwirasa nkuko basanzwe babyirasa. Ndihuta cyane iyo video mwabonye aho imbere natangiye mbivuga. Ni ingabo zidasanzwe, izo ngabo ni ingabo z'Ababiligi. Ntabwo mbihisha, gusa sinjye kuba ngo ziraha, kuko ntabwo ndumva icyingenzi nuko nemera kandi mfite amakuru ahamye. Izi ngabo zikaba zamaze kugera ku butaka bwa DRC. Ni ingabo zije guhangana n'umutwe w'iterabwoba. Ni ingabo z'Ububirigi. Izi ngabo hakaba hari bivugira, reka dukomeze. Izi ngabo hakaba hari agatendo zamaze gukorera kano gatsiko k'amabandi. Ariko kandi izi ngabo zikaba zimaze gusesekara hafi mu bice hafi y'ibice byose umwanzi ari. Ndavuga agatsiko ka RDF. Zikaba zimaze gusesekara hafi muri ibyo bice. Nyuma yuko zihasesekara hari igitendo, hari igikorwa cyakozwe, ariko kimaze gukorwa nibwo mwahise mubona icyitwa USA cyangwa se Amerika nimba atari kwikina bati hasohoka itangazo bati turagira ngo dusabe rwose impande zombi zibasha kugira zubahiriza, dusabe RDF itahe. Amerika yongera gusaba ngo seserofi ko bayihaye iminsi ntarengwa. Ni iki kindi bashaka ngo basaba ngo basaba kuyiha umwanya ngo itahe? Ntekereza ko rero nicyo ndagumye kukivuga ko ari mu ntebe distraction. Ntago zizigera zihava, ahubwo nukuzihindurira uburyo bwo kuba bazikavarinze. Niyo mpamvu nsaba ko zigomba guhatwa umuriro rwose.
niyo mpamvu nsaba ko zigomba guhatwa umuriro izi ngabo z'Ububiligi zikaba zamaze gusesekara mu bice byinshi bitandukanye ntashaka kuvuga kuko ntago ari njye ujya kubwira umwanzi ngo bigeze gutya ntanabimenya bimenye ariko njye ntashaka kujya gusobanura kuko hari byinshi bimaze gukorwa. Aka gatsiko k'amabandi kagiye gashira ibintu byinshi by'ibitwaro hariya ariko bikozwe n'aba bagashakaho hake aba bampase ibihugu. Nyuma rero ubwo reka turebe hamanze hapezamwe ingufu akaruta kandi karakamira. Si ibyo gusa, hari ahantu Umurusiya nawe amaze kwinjira. Iyi ntambara ishobora kuza kuba nk'iya Ukraine bitewe n'ibintu biri kugenda bihinduka isegonda ku isegonda. Imeze nka kakazungu muzungu narara. Mutimeze gute? Nuko harimo amacenga atoroshye ariko kandi mukomere tuzatsinda. Mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kubaho ikintu bita kwamburwa, ishimutwa ndetse no kwamburwa gakondo abantu bakangazwa. Ibi birakorerwa cyane cyane abahutu b'abasope n'abatutsi b'abasope. Ntabwo indatwa bizireba ariko kandi ndasaba buri muntu wese guhaguruka tukarwanya iyi ngoma kugira ngo tubashe kubona amahoro, tubashe kubona ubutabera bw'abantu bacu twiciwe. Mwakoze mu makuru arambuye.